yararanye na Rujigo ijoro ryose, yemera gutanga ruswa y'igitsina. Ihohoterwa ryahozeho kuva na kera, karengane kahozeho kuva na kera, ntago ari iby'ubu gusa. Icyo nshimira Imana ni uko uyu munsi ho ubihanirwa. Umunsi itegeko riraguhana, kandi ikintu kindi nshimira Imana ni uko abagore natwe twahawe agaciro, dufite ijambo. Mama yemera gutanga umubiri we kugira ngo acungure ubuzima bwe n'urugo rwe. Bukeye mu gitondo ngo Rujigo amuhereza wa muzigo, amuhereza n'abamuherekeza. Turagushimye Mana yacu nziza, tugushimiye ko uri Imana yera, tugushimiye amaboko yawe, tugushimiye ko uri Imana itaradutereranye, tugushimiye ko uri Imana ibereye maso igihugu cyacu cy'u Rwanda, tugushimiye ko uri Imana ibereye maso imiryango yacu. Nuhimbazwe mu izina rya Yesu. Ndagushimye kuko wongeye kumpa umwanya wo kuvugira imbere y'ubwoko bwawe, imbere y'abateze amatwi, imbere y'abarimo kureba Uwiteka Imana Nyiringabo ineza yawe, cyangwa se barimo barareba iyi Channel Bugufi TV. Baho umugisha, umugisha umuntu wese Uwiteka Imana Nyiringabo uzafungura kugira ngo arebe akurikirane ubutumwa buriho. Hereza umugisha umuntu wese uzasangiza abandi ubu buhamya ngiye gutanga. Uwiteka Imana ndakwinginze kugira ngo bukore ku mitima ya benshi, kandi nyakubahwa Imana, ngiye kuvugaho wankuye, ngiye kuvuga imirimo y'imbaraga z'amaboko yawe, ngiye kuvuga uburyo uri Imana itabara, ngiye kuvuga uburyo uri Imana izura, ngiye kuvuga uburyo uri Imana yimana amazi agakama wayatanga kubika isi. Uwiteka Imana Nyiringabo, ngiye kubwira isi ndetse n'abankikije kuri Imana ibasha guhoza amarira, kuri Imana ikura mu rupfu. Ngiye kubwira abanteze amatwi, ari abande bakakanya n'abazambona mu gihe kizaza, buri wese umuha umugisha kandi umusange aharuhiye, ahababariye. Uwiteka umuhumurize kuko uri Imana igira ibambe. Urakoze, ndagushimye kuko wandinze gupfa mbere y'igihe. Ndagushimye Kristo kuko unciriye inzira, kandi Uwiteka Imana ukaba wararemye n'iri koranabuhanga kugira ngo abatuye isi yose babashe kumva kugira neza kwawe. Hereza umugisha Kristo umuntu wese wagize uruhare kugira ngo njyewe mbe nicaye aha ngaha. Muhereza umugisha, hereza umugisha abaterankunga banjye Uwiteka Imana Nyiringabo, n'undi wese uzagambirira kunshyigikira kugira ngo ivugabutumwa rirusheho gusakara, ndetse Uwiteka benshi barusheho kumenya kugira neza kwawe. Abo bose uzabaha umugisha, gira neza bababaye, abari kurira, abari mu kaga. Uwiteka Imana babuze uko bagira, abo bose nubaramburira ukuboko kandi ubahaze kurama, ndetse ubahe kuramira kubona ibyiza. Buzuza umwuka wera kandi utanga imbaraga zinesha kugira ngo Uwiteka Imana igihe gikwiriye benshi bazavuge kugira neza kwa kuri Imana babonye mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze. Mukantwari Vestine, ndi umumama, ndi umunyarwandakazi. Mukantwari Vestine ndi umwe mu b'Imana yagiriye neza, ndi umwe mu baje kuvuga gutabara kw'Imana no guhumuriza imitima ibabaye, kubabwira yuko hari Imana ihoza amarira. Mukantwari Vestine ndi umugore w'umugabo umwe, byaye 5, abahungu 3 n'abakobwa 2. Imyaka ni imibare ariko ntago nkuze cyane, na nubwo ndi mutoya, ndimo hagati. Imyaka 39 iri kuzura, harabura gato nkagira 40. Urumva ko rero mfite byinshi byo kubwira isi, kandi nshimira Imana yatumye ndama igihe kingana gutya. Imana ishimwe. Murakoze cyane. Ubuhamya bwa Mukantwari Vestine bufite ibice bitandukanye, buri mu bice bigeze nko kuri 6. Igice cya mbere ndahera ntarabaho. Igice cya kabiri aho mbereyeho. Yego, ntarabaho ni hahandi bubwirwa amateka n'abandi. Ahabanje mbese amakuru yabayeho utari wabaho, ariko ukayamenya ukuze.
igice cya kabiri ni ubuzima njyewe mpari ndiho. Igice cya gatatu ni ubuzima nabanyemo n'umuryango wanjye, papa na mama n'abavandimwe, yego, no gutandukana n'ababyeyi. Igice cya kane kiri aho maze gutandukana n'ababyeyi, mbaye imfubyi, ngiye kurererwa mu wundi muryango. Igice cya gatanu ni igice kirimo ingaruka nahuye nazo umunsi naburaga ababyeyi, ari nacyo gihe cyansunikiye kujya kuba mu muhanda, kuba umwana wo mu muhanda, yego. Igice cya gatandatu ni igice nagiye kubaho umukozi wo mu rugo, ninjira no mu gihe cya fiyansaye, yego. Noneho igice cya karindwi sasa ni ubuzima nabayemo, noneho ndi kumwe n'umugabo wanjye, fiyansaye, n'ubukwe, no kubaho, no kubana, no kubyara kugeza aka kanya. Aho hose harimo imbaraga z'Imana, harimo imirimo y'Imana. Ariko nifuje ko ntari natangira nasoma ijambo ry'Imana, ari naryo nitiriye cano yanjye, yego, ariyo mpamvu yitwa Bugufi. Hari umuntu wibaza ngo bugufi ni iki? Ni bugufi bw'iki? Ni bugufi bw'ibiki? Ni bugufi bw'Imana, bugufi bw'umugisha, bugufi bwo gutabarwa, bugufi bwo guhozwa amarira, bugufi bwo kwigira imbere, mbese bugufi bw'ibyiza, wikwigirira nabi, uri bugufi bwo gutabarwa. Yego, murakoze. Yego, tugiye gufatanya twese gusoma mu gitabo cya Rusi. Igitabo cya Rusi, ibice byaho ni 2, duhere ku murongo wa mbere kugeza ku murongo waho wa 22 na 3. Igitabo cya Rusi, ibice 2, uhereye ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 23. Ni umurongo miremire ariko ndasoma nihuta, kandi ntago ijambo ry'Imana rijya riturambira. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Rusi ahumba mu mirima ya Bowazi amugirira neza. Nuko Naomi yari afite mwene wabo w'umugabo we, umuntu ukomeye w'umutunzi wo mu muryango wa Elimeleki, witwaga Bowazi. Rusi umumowabukazi abwira Naomi ati, reka njye mu mirima mpumbe imyaka, nkurikiye uwo ndi bugirireho umugisha. Aramusubiza ati, genda mukobwa wanjye. Aragenda ahumba mu mirima akurikiye abasaruzi. Umurima yagezemo wari uwa Bowazi wo mu muryango wa Elimeleki, ariko yari atabizi. Bowazi ava i Betelehemu, araza asubiza abasaruzi ati, Uwiteka abane namwe. Asuhuza abasaruzi ati, Uwiteka abane namwe. Nabo baramusubiza bati, Uwiteka aguhe umugisha. Maze Bowazi abaza umusaruzi ati, uyu mukobwa ni uwande? Umusaruzi aramusubiza ati, ni umumowabukazi wagarukanye na Naomi avuye mu gihugu cy'i Mowabu. Yambwiye ati, ndakwinginze emera ko mpumba nkurikiye abasaruzi hagati y'imiganda. Nuko araza, yahereye mu miganda. Nuko araza yahereye mu gitondo, n'ubu keretse akanya gatoya yinjiye mu nzu. Maze Bowazi abwira Rusi ati, urumva mukobwa wanjye, ntukajye ujya mu murima wundi, kandi ntuve hano, ahubwo ujye uba bugufi bw'abaja banjye, uhange amaso ku murima basaruramo ubakurikire. Ntiwumvise ko ntegetse abahungu ko batazakwakura, kandi uko ugize inyota ujye ujya ku bibindi unwe kuyo abahungu bavomye.
Rusi yikubita hasi yubamye aramubaza ati, ni iki gitumye nkugiriraho umugisha, kunyitayeho kandi ndi umunyamahanga? Bowazi aramusubiza ati, bansobanuriye neza ibyo wagiriye nyoko bukwe byose, uhereye aho umugabo wawe yapfiriye, kandi yuko wasize so na nyoko n'igihugu wavukiyemo, ukaza mu bwoko utaruzi. Uwiteka kwiture ibyo wakoze, ugororerwa ingororano itagabanije, n'Uwiteka Imana y'Abisiraheli wahungiye munsi y'amababa yayo. Aramubwira ati, nkugirireho umugisha databuja, kuko maze umubabaro ukabwira umuja wawe neza, nubwo ndahwanye n'umwe mu baja bawe. Igihe cyo kurya gisohoye, Bowazi aramubwira ati, ngwino urye umutsima ukoze intore yawe muri vino isharira. Yicarana n'abasaruzi bamuha impeke zikaranze, arazirya arahaga arasigaza. Ahagurutse guhumba, Bowazi ategeka abahungu bati, ahumbe no hagati y'imiba ntimumucyahe, kandi mumusohorere zimwe mu miganda muzisige azihumbe, ntimumuhane. Nuko ahumba muri uwo murima ageza nimugoroba. Ahura izo yahumbye ziba inshuro imwe n'umucagate bya Seyiri. Arazikorera ajya mu mudugudu. Nyirabukwe abona izo yahumbye, kandi akura mu gikondorero ibyo yashigaje arabimuha. Nyirabukwe aramubaza ati, wahumbye mu kwandi, uyu munsi wakoze he? Haleluya. Hahiriwe uwakwitayeho. Asobanurira nyirabukwe nyir'umurima yakoreyemo. Aramubwira ati, nyir'umurima nakozemo uyu munsi yitwa Bowazi. Nawe amabwira umukazana we ati, uwo mugabo ahiriwe k'Uwiteka utaroreye kukugirira neza. Abakiriho n'abanyakwigendera, nawe marongera aramubwira ati, uwo mugabo ni mwene wacu wa bugufi, umwe mu bacunguzi bacu. Rusi Umumowabukazi aramubwira ati, ni koko yambwiye ati, ujye ugumana n'abahungu banjye ugeze aho bazarangiriza umusaruro wanjye wose. 22. Nawe amabwira Rusi mukazana we ati, mukobwa wanjye ni byiza kujyana n'abaja be kugusanga mu murima wundi. Nuko akajya aguma bugufi bw'abaja ba Bowazi, akajya ahomba agezaho barangirije gusarura Seyiri n'ingano, kandi abana na nyirabukwe. Nakire neza ijambo ry'Imana. Murakoze cyane. Iri jambo icyo rishatse kuvuga, cyangwa se ubusobanuro bwaryo njyewe uko naryumvishije cyangwa se icyo ryanyigishije, ni ukudahumba mu yindi mirima, ni ukudatakaza indangagaciro zo ku Mana yacu, ni ukuba bugufi bw'Imana no guhumbira hafi y'Imana. Aho Imana ikwerekeje akaba ariho ujya, kandi ikakubwira ngo ndakumiriye ibyo akagombye kuguhitana ndabyibujije, komeza uhumbi. Kugeza ubwo Imana ireba ikavuga ngo aho uri guhumba ntabwo biri kuvamo, noneho genda uhumbe na hariya mu miganda, na hariya ca hariya na hariya, kandi bajye bagenda basigaza inyuma, nawe ubone ibyo uhumba. Ndashimira Imana rero ko yagiye iduha aho guhumbira, kandi ikaduha n'umucunguzi wacu wa bugufi, kandi ikaduha n'aho duhumbira. Aho duhumbira hambere ni mu gihugu cyacu. Iki gihugu cyacu twakigireho umugisha, kandi Bowazi mugereranya n'umuyobozi wacu nyakubahwa perezida, kuko ni umwe mu banyamugisha cyangwa se muri benshi
bagiriyeho umugisha, n'umwe ugerageza kwereka abantu bose ko abakunze, n'umwe ugerageza kwereka abantu ko ntawe uruta undi, kandi n'umwe ugerageza gushishikariza abantu gusenga kandi bakanakora. Twabonye umucunguzi rero, twabonye amahirwe, twagira umugisha wo kubona imirima duhumbiramo. Iki gihugu cyacu niho duhumbira, kandi ndatekereza ko usibye nanjye n'abazankurikira n'abambanjirije, mujye muhumbira bugufi, ntimukajye kure y'Imana, ntimukajye kure ngo mutatire igihango, cyangwa se ngo mujye kure y'imirima. Mwijya kure y'imirima, kuko inyuma y'imirima hariyo ibindi bibi, kandi aho duhagaze umutekano urarinzwe, Imana iradushyigikiye. Uyu Rusi ni umukazana wa Naomi, ni umukazana wa Naomi, yemeye kumuguma iruhande, yemeye kumwizirikaho, aravuga ati mabukwe ntaho ndi bujye, ndemera kuguma aha, tuzabana, Imana yawe izaba Imana yanjye, ibyo uzarya nibyo nzarya, aho uzaryama niho nzaryama, ndetse aho uzagwa nanjye niho nzagwa, ndetse bahampambi. Yari yamaramaje, natwe tumaramaze kugira ibyiza dukora, tumaramaze kugambirira neza, kandi ntitukave bugufi bw'Imana. Imana nibaha umugisha mu izina rya Yesu. Channel yanjye yitwa Bugufi TV, ari naho naherewe iri jambo ry'uko nawe nagakwiriye kukwibutsa nkakubwira ngo jya bugufi bw'Imana, ntugire ahandi hantu werekeza umutima, ntugire ahandi hantu uhanga amaso, ba bugufi bw'Imana, aho Imana ikwerekeje aba ariho ujya. Naho ibicanege byaba byinshi, ariko hari umukumirizi, kandi umucunguzi wacu wa bugufi ni Kristo atubereye maso. Imana ibaha umugisha. Murakoze cyane. Hari umuntu ushaka kwibaza ngo ubuhamya bwawe utari wabaho ubuze ute? Twese twabaye impinja, twese baradusamye mu nda y'ababyeyi bacu, turavuka, tugenda tuvukira ahantu hatandukanye, tugenda duhura n'ubuzima butari bumwe, ariko ikintu nshimira Imana, ni kimwe. Ikintu nshimira Imana ni kimwe, nubwo twavukiye ahantu hatandukanye, ariko hari n'ubuhamya, hari ubuhamya twagiye duhabwa n'abo twavutse bahari. Kuba nagiye mbabwira yuko navukiye mu muryango utagira ibigwi byiza, nisanze mvukira mu muryango udakijijwe, nisanze mvukira mu muryango ugira ibigirwamana, nisanze mvuka mu muryango udakundana ababo. Uko urugendo rwanjye aho ntangiriye kumenya ubwenge, nibwo nasanze hari amakuru nabwo atari meza yambabaje, ari naho babwira ngo nisanze mvuka mu muryango utagira ibigwi byiza. Ni ukuvuga ngo hari umuntu ushobora kubaza ngo ibigwi bitari byiza ni gute? Urabona, hari ukuntu ushobora kuvukira mu muryango ukennye, ariko byuzuye umuryango ufite urukundo. Uyu muryango nta kintu uba utwaye. Buri uvukiye mu muryango ukennye, ariko bafite umutima, uko byasa kose, iyo bafatanije bagera kuri byinshi, bagera ku iterambere, icyo bashaka cyose bakigeraho, ariko baba bahuje. Kuba ukennye ariko ufite umutima, ujera ibihe, ukazagenda ukageraho akagombye kugera. Ariko kuvukira mu muryango ufite, twakumva ngo ufite buri kimwe, ariko udakundanya, ari banyamwigendaho, aho rero biratandukanye. Impamvu uvuze ngo navukiye mu muryango rero utagira ibigwi byiza, njyewe nkura mu myaka, ngeze mu myaka 12, niho natangiye kumva
ingaruka zo kuvukira muri wa muryango utagira ibigwi byiza, ubwo incyuro zari zitangiye kumbaho, ari naho naje guhabwa ubuhamya bw'umwe mu bari inshuti na mama. Ni ukuvuga ngo fiyansaye ya mama na papa wanjye bakundaniye muri gereza. Aho ngaho ariho mvuga ko navukiye mu muryango utagira ibigwi byiza. Papa na mama bakundaniye muri gereza, ngo mbere ya jenoside barabafungaga ku buryo babashaga kuba bahura, kandi ndatekereza ko ibyo ari byo byose ni ibintu byumvikana. Nubwo ushaka gufunga gereza, njye nubwo sindafungwa, nubwo sindanagerayo, ariko ntekereza ko icyo gihe byemeze nk'uko ibigo by'amashuri biba bimeze, nk'uko abahungu bagira dorotwari zabo n'abakobwa bakagira dorotwari zabo, ariko bagahurira mu kibuga. Mind yanjye nuko yanshushanyirije icyo gihe wenda uko byari bimeze. Umugabo rero aza guhura, umusore ahura na mama ari umukobwa, amusaba urukundo. Papa asaba urukundo nyine mama. Abaza ati ko uri aha ngaha uhari gute? Undi ati urumva nawe mpari gute? Icyatumye uhaza nanjye nicyo cyanzanye. Urumva bagiye mu biganiro baraganira, ngo umuhungu abaza mama, abaza mama wanjye icyo yazize kugira ngo bamufunge. Mama wanjye rero yari umupushayi. Amapushayi murabazi se? Abapushayi ni bano bacuruza urumogi, akaba yari n'umurembetsi. Abarembetsi ni bano babenga kanyanga. Ako niko kari akazi ka mama. Kandi noneho n'umuhungu n'abamufunze, mama nawe asanga niko kazi, nicyo kintu yafungiwe. Urumva nawe yari umuforoderi, yacuruzaga iryo tabi, yacuruzaga kanyanga. Iyo niyo fiyansaye ya mama. Bigezemo hagati rero, ubwo urumva habayeho ko umuhungu ashakisha inzira z'uburyo mama wanjye yafungurwa. Nimvuga ngo mama wanjye, ndavuga ko ari mama wanjye nyine kuko ari amateka nasanze, mbese ubuzima bwa mama wanjye na papa ntari nabaho. Arangije ngamwandikira urupapuro, aramubwira ati rero njyewe ndimo kubona ibyo ari byo byose, ndamutse mfunguwe nawe tukabana, twazagera ahantu heza, twazubaka kandi tugakomera. Nuko arangije aramubwira ati noneho reka nkwandikira urupapuro, nugera ahantu bita mu Kivoka. Njye mvuka mu majyepfo mu karere ka Muhanga, mu mujyi wa Ruvumera, hari Gitarama, niho mvuka. Aramubwira ati ugenda nugera ahantu bita mu Kivoka, urahasanga umuhungu, nk'uko bavuga ngo urahasanga uwitwa Rukara. Umuhereza urupapuro, mubwire ngo Ndugu arambwiye. Ubwo Ndugu yavugaga, Ndugu ni izina ry'akazi, nyine ni izina ry'isete. Arambwiye ngo mpimfunguzo zo mu rugo rwe unjyane naho zifungura. Mama rero yagiye gushaka, asize umugabo uzamushaka muri gereza. Urumva ko uwo muryango ni umuryango ufite ibigwi bikomeye. Kintu nshimira Imana rero nta kindi, no ko Imana yitegereza ikareba, ititaye, haleluya, ititaye aho twavukiye, ititaye ku bigwi by'ababyeyi bacu bibi, ititaye ku hahise, natwe ikatugirira neza, ikadusiga amavuta yo kwishima, nkaba ndi umumama umeze neza gutya. Amen. Ibyo rero ndabishimira Imana. Mama rero ndatekereza ubwo yatanze ruswa, arasohoka. Kiriya gihe byari byoroshye. Arataha ajyana rwa rupapuro, ageze ngo mu Kivoka areba wa wundi bamubwiye nyine, aramujyana amugeza mu rugo. Mama wanjye nuko yashatse. Noneho birimo biranakunanira, we baraguterese bakakugurira n'amata n'amandazi. Yamusize mu buroko, ajya gushaka, ajya kurongorwa, asize uzabikora muri gereza. Yego,
urumva uyu ni umuryango, nimvuga ngo ni umuryango utari ufite ibigwi byiza, ni bya bindi bavuga ngo ni amabara. Uyu muryango rero noneho nababwiye nisanzemo, wari wa muryango umuntu adashobora gushaka atabanjije kujyana umukazana kumumurikira za mana zabo. Natangiye mbabwira yuko ari abantu bakurikiza imigenzo ya gipagani, ari babandi baraguza, baterekera, mbese bafite ibyo byose, kandi ukabona ko rwose bari na proud yabyo, nta na gahunda yo gukizwa bafite. Ni ba bantu banabyirata, batabihisha, ni wa muryango uzwi. Ubwo rero nta mukazana ugombaga kwinjira muri uriya muryango atabanjije kugira gute, umuhungu atabanje kujya kumurikirwa imana ngo zibanze zimushime cyangwa zimwange. Ubwo urumva mama wanjye niba mama wawe we yinjiye nta mugisha, reka nta mugisha yigeze. Ubwo urumva kwanza ribaze kujya gushaka ugasiga umugabo muri gereza, ukaza ukaryama mu nzu utazi ikirimo. Ubu uyu mama murumva iwabo se byibuzeho, urumva ko aho avuka, ndatekereza ntabwo naho byari byoroshye. Umunyarwanda cy'ubu yaririnje ngayo nguko. Hashize iminsi rero ubwo urumva mama nawe kuko yarazi ko agasima gakorwa, urumva umuntu wari umupusha yari umurembetsi kamemu ntabwo yari yoroshye. Nawe yagerageje uko akoresha kugira ngo afunguze umugabo, kandi arabiharaniye abigeraho. Umuhungu atashya kugira ngo abanze amujyane mu muryango, babanza kujya kumurikira za mana zimwange cyangwa zimwemere, nawe yahise afatiraho nyine barabana. Yego, amaze kumutera inda y'umwana w'imfura, niba aribwo yibutse yuko yatatiriye igihango, atwara mama mu muryango. Ubwo urumva uwo nakwita ko ari sogokuru yari yaramaze gupfa. Yego, hageze rero nyogokuru ari we nyirabukwe wa mama, aramurahira. Akimureba isura ati reka reka, wakoze amakosa atabaho. Ubwo njye nibimo kubivuga mu kinyabupfura, bya bitutsi by'abakecuru badakizwa. Ati wowe wakoze amakosa, wakoze amahano, ntibibaho ibintu wakoze. Wakoze ikosa rya mbere ryo gushaka umugore utari uwo mu bacu, reka mbivuge gutyo, umugore utari uwo mu bacu. Wajyaga gushaka muri izo nyangarwanda, muri izo nyangabirama, wabuze abandi bakobwa. Mwibuke ko mbere ya jenoside itari habanjeho ihemberwa rya jenoside no kwangisha abantu abandi no kwitana amazina kugira ngo bumvikanishe ububi bw'uwo barimo baravuga. Ari nabyo byahembereye amacakubiri atwinjije muri jenoside yakorewe abatutsi 1994. Inzirakarengane nyinshi zikasiga ubuzima, ababashije kurokoka bakaza bagasigara nta ngingo z'umubiri bafite, abana benshi bakaba imfubyi. Mama rero nicyo kintu bamwakirije bwa mbere, aho ati uzarinde upfa utabaye umukazana w'uyu muryango. Cyambere bamujijije yuko badahuje ubwoko. Cya kabiri amubwira ati warindaga kujya kushaka akagore kameze ukunguku kakanyafu kungu, wari wabuza. Urumva bamuhaye n'ingero z'abakobwa bari hafi, yari afite urubavu rutoya mama. Urumva niba usibye wenda no kuba baravugaga ko ari n'imfura, sibyo ntiyaryaga. Urumva akazi mama yakoraga nawe ntago yabonaga hari nuko arya, yari imihanda nta. Yego, ubwo rero urumva uwo muntu kumubwira amagambo ameze no gutyo, n'ubuzima bwe yarabayeho wenda batari banakeneye no kumenya, byanga byakunda yaramenyereye ibibi. Umuhungu amaze kumva amagambo babwiye mama, aravuga se ukimara kumva iby'iwacu bavuze uracyankunda? Mama aramubwira ati ngenda cyagukunda,
nunkunda nzagukunda, nunyanga nanjye nzakwanga, aho twahuriye urahazi. Iyo niyo ndahiro ya mama na data. barasezeranye birarangira. Barasezerana basubira mu mujyi Twitahire twitahira. Baratashye rero barabana, Yego. umwana w'imfura aravuka. Ubwo urumva umuhungu bahise bamuca mu muryango, za mana zose zimuca, ahinduka ruvumwa mu muryango, ahinduka ikigoryi. Yego. Kandi noneho kuvuma umuntu umeze nk'uko yari ameze nabwo nta kintu byari bimubwiye, kuko n'ubundi ubuzima yari arimo arameze nk'uwapfuye n'ubwo yari ariho. Baragiye barabanye, mama abyaye umwana w'imfura. Urumva kandi papa niwe wafungujije mama, kandi mama agasima kahindutse, tere yakoreragaho za diri zose ntago ari yayindi. Ninza kuvuga ibintu nk'ibi byiru ukumva mvuzemo akantu urihangana. Okay, no kuvuga ngo wenda hari n'akandi gashobora kwirohamo bitewe nanjye n'ubuzima nakuriye. Murumva ibyo byose byangizeho ingaruka. Ubwo buzima uwo muryango navukiye mu byangizeho ingaruka, kuko ni naho nababwiye ko harimo igice naje ku mwana wo mu muhanda. Kandi umwana wo mu muhanda imvugo zawo inshuro nyinshi ziragaruka, niyo nzivuzeho kongera kubicomokamo ngo nsubire mu ngo zabo mu bipangu birangora. Ariko nyine nimvugamo akantu ute wumva icyo byari bishatse gusobanura mu kinyarwanda cy'icyo gihe cyangwa se cy'ubu ngubu. Urumva mama yari yahinduye miriye cyangwa se yarahinduye icyerekezo. Abakiriya yari afite urumva yari amaze kubatakaza. Yagombaga rero gufonda ubundi buzima muri Muhanga ari kumwe n'umugabo. No kuvuga ngo rero ibyo byose ibyo birangiye, papa muha igishoro, amuha n'amategeko yuko agomba kugikoresha, yahomba akazajya kubitwa. Babaranaga buri cyumweru kugira ngo amumenyereze agasima atazanamo ubugoryi. Akamubwira ati tuzajya tubarana buri cyumweru, nuhomba nzanya gukubita. Mama yahombye rimwe, ahomba kabiri, ahomba gatatu, kandi ubwo ni nako yakubitwaga. Ntabwo mama yigeze yubaka urugo ruzima, yahuye n'umusaraba ukomeye. Icyo gihe kirarangira, mama aza gushaka inshuti kugira ngo zimufashe, inshuti z'abagore kugira ngo zimufashe gucuruza rya tabi kugira ngo birusheho kugira gute, nahomba we babe bacuruje arebe yuko byibuze yagabanukirwa mu gukubitwa. Ubwenge ntabwo wabuyoberwa, ubwenge bwo kwibeshaho uko waba umeze kose ntabwo ubwenge wabubura. Abo bagore rero nabo bihuza nuko batigeze bamukunda, ntabwo bigeze bamukunda kuko nawe bamunenaga, kuko urumva nawe batari bahuje ubwoko. Baramugambanira rero, umunsi bagiriyeho kurangura. Mama yakoreraga mu Burundi, agakora no muri Kongo, yaranguraga ibitenge nibyo acuruzaga. Cyane cyane mbwira abantu banteze amatwi impamvu ibyo byose yakoraga, agacuruza urwo rumogi, agacuruza kanyanga, ndetse agacuruza n'ibyo bitenge. Nibwo buzima nyine yari abayemo, ariko kandi no mu kujya gukora izi business zindi bwari bwo buryo bwo kugira ngo bajye babona uko bambutsa forode rya tabi. Badamu rero bajya kurangura muri Kongo, nijoro baryamye bahambura ibaro rya mama, bashyiramo urumogi kugira ngo bamugambanire, basigarane isoko, baritsindire mama adahari. Aho rero niho hamviriyemo indi ngaruka yo kubwirwa amagambo atari meza. Urumva bamaze kumugambanira, baratashye, ariko batari bataha, uko babyutse bagiye gusora, barasoze nk'ibisanzwe, abafata imizigo. Umwe ahita acomoka, aragenda abwira abasoresha b'icyo gihe babitaga rujigo, babitaga ba rujigo. Umwe aragenda abwira rujigo, aramubwira ati uriya mugore nubwo asoreye ibitenge, ariko ntago ari ibitenge birimo, ahubwo harimo itabi. Kubera rwa rwango banze mama yuko babanye badahuje ubwoko. Wa mugore ahita azabwira mama, aramubwira ngo ahangaha nuhikura uzaze duhangane ku isoko ry'umurimo.
kuko mvaga ko ibyo ari byo byose atari buze kuhava. Mama rero mu kujya kuranguza icyo gishoro cyari igishoro cya nyuma bamuhaye. Arangije ngo umugabo aramubwira ngo aya mafaranga uraramukuyahombeje ushaka hoje. Niyo ya mbere na ya nyuma niwongera kumpombereza amafaranga no kukwica nakwica, kuko ntago uri bubone umuntu, nta muntu wakumbaza ari mu muryango kwa nyirabukwe, nta wari umukunze iwabo niwabo yari yaranabibagiwe, urabyumva, ntago ari kuhahinguka. Ubwo rero yibutse ibyo umugabo yamubwiye, yibuka ko umugabo yamubwiye ngo azakora icyo ashoboye cyose ariko ntazongere kumuhombereza amafaranga. Mama rero yahise yegera Rujigo aramuhobera aramubwira ngo igire nkaho ndi mushiki wawe, nurangiza nkubwire aba bagore bana agatego banteze, nibo bangambaniye, njye naje nje kurangura ibitenge ariko ririya tabi niryo banshyiremo kuko ntabwo bankunda nakagama. Ariko nubwo iri tabi barishyizemo nubwo atari byo byari byanzanye ariko naryo ndaricuruza. Naryo njya ndicuruza. Niba rero bishoboka umbwira ikintu nakora kugira ngo nkizanye n'uyu muzigo wanjye. Rujigo aramubwira ati se reka mbivuge wenda mu kinyarwanda cy'ikinyabupfura. Rujigo aramubwira ati se na happiness wayimpa? atangira kwiyakira ka happiness. Urumva mama basi mbikoze wabasha kundindira uyu muzigo nkazawugeza mu rugo amahoro. Kumbe babagore nabo ko bakavuye ku mupaka basizeyo mama, urumva abagabo babo nabo bakoranaga na data, nabo bagenda bagambanira umugabo, basigarana mbese basigarane tere bonyine. Mama rero Rujiga aramubwira ati niba ubyemeye ndakurinda kandi nkurindane n'umuzigo wawe. Ubwo rero urumva nta kindi mama yagombaga gukora, yararanye na Rujigo ijoro ryose, yemera gutanga ruswa y'igitsina. Ihohoterwa ryahozeho kuva na kera, karengane kahozeho kuva na kera, ntago ari iby'ubu gusa. Icyo nshimira Imana ni uko uyu munsi ho ubihanirwa. Umunsi itegeko riraguhana, kandi ikintu kindi nshimira Imana ni uko abagore natwe twahawe agaciro, dufite ijambo. Mama yemera gutanga umubiri we kugira ngo acungure ubuzima bwe n'urugo rwe. Bukeye mu gitondo ngo Rujigo amuhereza wa muzigo, amuhereza n'abamuherekeza. Ntabwo yigeze akunda mama nk'umugore bazabana bahuje umwuga. Uyu nguyu azankorera, mbese ni umucakara yari yiboneye. Ageze mu rugo i Muhanga mu mujyi asanga umugabo nawe baramufunze. Arangije aravuga ati mugende mumbarize Garafrere, kuko urumva yavuye aho bazi ko ari musaza we. Ati mugende mumbarize musaza wanjye uti ko yasanze umugabo baramufunze kandi wamuhaye ubutumwa muhaye arabuhandi. Mama cyambere atekerezaga ko ashobora no kuba yamuteye inda, yibaza papa wacu niba adahari, umugabo adahari, wa muryango yashatsemo. Araza ati aba baramutse bantaye ninda, uyu mugabo nazamubwira ko inda yavuye hehe. Icyo gihe ngo Rujiga arongera abwira baba ndavuga ati ugende mu bwenge impano wamuzaniye niba uzongera ukayimuha umutegereza arafungurwa araza. Mama yarabyemeye ko azamwongera nyine. Ubwo nimbivuga gutya ntimwumve ko ari ibintu by'ishema cyangwa ari ibintu byoroshye kubivuga. Ni ubuzima nahahise hacu. Birashoboka ko ngiye namenya amateka andanga, birashoboka ko ngiye namenya amateka ya mama n'uburyo yabayeho, wenda utanabizi. Hari nabo duhujije amateka, hari abo duhujije ubuzima. Impamvu ndi kuvuga ibi mba ngira ngo mukomere wumve ko atari wowe wenyine. Ntago ari wowe wenyine, ntago ari ufite uburibwe wenyine, ahubwo niba Imana yarankomeje unyemerere nawe ngo ukomeze. Kandi isi ya mbere niba yarangiritse ugerageze wiyubakire isi yawe, kuko muri kubona ko dufite ikibazo cy'imiryango ya none kubera ibyo bintu byose, kudahuza, kudakundana, nibyo bigiraho abana hingaruka. Ni ukuvuga ngo ububi bw'imiryango y'aka kanya niwe ari kuva victime ku bana.
ugasanga abana bose bicomokera mu miryango bigire mu mihanda, ugasanga abana bazinutswa abantu bose. Ibi ngibi mbivuga mvuga ngo imiryango imeze nk'uko data na mama yari ameze, mugerageze mukosora amakosa yabayeho kugira ngo mugire imiryango mizima. Aho rero ni naho nsoje iki gice cya mbere, ni naho naje kubwirwa n'uwo muntu wampaye ibi byose ndi kubabwira, ari umwe muri ba badamu bagambaniye mama ku mupaka, ariwe waje kumbwira yuko nshobora kuzakura nkazasanga uwo nita papa atari papa, uko mama yaciye mu buryo butandukanye. Mbese uruhande rumwe bashaka kumbwira ko ndi umukobwa wa Rujigo, ubundi ndi uwa Nahimana. Aho rero niho haje kubaho papa arafungurwa, mama mubwira story zose z'ubuzima yaciyemo, aravuga ati niwe wambwiye ngo nzakoresha uko nshoboye kose ariko sinzahombye mafaranga yawe. Nyine Rujigo yansabye ko turyamana, nabikoze kandi nta kintu yantwaye, ibintu byawe ngibi nabigaruye kandi n'imari nayikuzaniye. Bisobanuke ngo ntago papa yigeze akunda mama nk'umugore ashatse, ahubwo yamushatse nk'igikoresho cye. Ndashimira Imana rero ko nabwo ubwabyo yambashishije kubyakira. Ntago yabyose nukuvuga ngo ngewe mbarwa ku bagabo babiri nabo ntazi, bishoboka ko ndi wa Rujigo cyangwa ndi wa Nahimana, kuko ibingibi ndi kubabwira namenye yuko ndi ikinyendaro, banyise ikinyendaro mfite imyaka 16, nari maze kubaho mukuru, banyihakanira mu rukiko ndi gukurikirana imitungo yitwa iy'ababyeyi banjye. Bavuga ati uyu mukobwa nubwo akomeza kuvuga ko ari wa Nahimana, ntago ari uwacu, agaru wacu ni ikinyendaro nyina mubyaye ku gasozi. Ibyo byambereye igikomere, nubwo navuke muri umuryango umeze gutya, ariko ubu aka kanya uko mpagaze ntago mfite aho ndimo kubarurirwa, ntago mfite aho mbarurirwa. Bamwe bambwira ati uri uwo kwa Nahimana byanze bikunze, abandi ati biranashoboka ko utari wawe kuko mama wawe nyine yaciye muri izi nzira. Ariko wa mudamu wakoranaga na mama jenoside irangiye niwe waje gusaba imbabazi mama ngo yari yarakijijwe, kandi baramubwiye ko kugira ngo ukizwe neza Imana ikwabara ari kugomba kujya kwatura, ndetse n'uwo wahemukiye ukamusaba imbabazi. Yaje irasanga jenoside yamaze kujya gute kumutwara, yatuye mu kimbo cya mama, yanyaturiye mu kimbo cya mama. Ari naho yampaye story yose y'ubuzima, ambwiye ati ingorane zose mama wawe yaciyemo burya ninjye. Nuramuka ukuze ukumva hari ukundi kuntu amakuru aguhaye, uzamenye yuko ari izo nzira byaciyemo.